Muze bara uranzi wewe. Mujya muraza kurarura abana babandi. Nakuvudukana kujya. Nakuvudukana mva. Bravo uranzi. Uba nkubyira. Uba nkubyira muze. Umubitiri wanje sinjye ntago nambyemera ko nkubitiri wanje nafata. Uba nkubyira muze. Nafata n'ikibando. Kubera Imana yaramye bakira n'abakene. Nese mwana wanje karo kugira ngo abakene baveho kubwabo bakorera abakire. Imana twese yatugira abakire. Oya wenda bakire n'abagafasha abakene baravuga ati ngo umukira si umuntu kandi ugiye kumukira nta nubwo yandabira. Ugomba kwihanganira uko Imana yakuremye. Ntabwo ugomba kwishyira hejuru kandi nuramukire aba yarabibonye yarabivunikiye nawe ugomba gukora ukavunika. Ndetse kubera iki mwavutse mwene mubabakira? Wowe wakubwira ngo wabaho wagusaba kuvukira ahantu ntiwifuza kuvukira mu bakire. Imana yaremye abakira n'abakene ariko Imana ni ukubera umwana wanje abakire twe tuzakira. uzi ko wemeye kuba utari umwaka wemeye kuba umukene abaye ntabyo uzi maze ubu tugiye kumaza icyumweru tutanye umunsi zifotoranye. Ujya nta kidaca umuntu intege rwose. Nkaba ninkwereye agahanje nihagiye ugasanga ibyana z'ubunyi nawe yapfuye abisize nibishaka bizaburare bizagwenye bikaba biri kuntesha umutwe ngo nta byo kurya ngo bifite. Ewe umuntu aba yinywereye akanayazira pe kubera iki yazirage koko bagiye bihahira ubu ntababa bishoboye koko. Yesu inshuti yawe ngira umugafiriya nararusha papa we cyuki arakunda fasha abashavuye ashavuye ndashenguka shama we wapwe wihuse ariko Imana idufashe Amana wende yindi zakomeza ingenderere beshi cyane Yesu komeze shingira amaso gusa mbone umusaza wanje ko zamukunda arakunda fasha abashavuye ngumura Yesu arakubona gakondo nangubwira umusaza wa Gutima mara nageze kujya mutugoma ariko byanze. None si umusaza wanjye ihangane nyine tuzaba ariko nyine tuzabaho tuzihanganira papa tuzabaho ahubwo ngiye kubwira ari amategeko genda ushakire udufi n'uduteke maze ikibazo cyatanga neza nageze ngo birore ndetse nta muntu ko twaruhanye tugende aje gutera gushaka twara tubishize kibagarabi aho urabizi urubanyo rumutwaye
bavunisha Urwo hanjye umugongo hari kujya buri ubwo turacana ikimyenda zidahari se ihangane uko urabona uko wigeza ngiye kwande gukatara amadegede cyane afatije umuriro ubango niyo gushaka ibirere wumva ariyo nishakashaka ariko tuzabaho wa muhungu reka ngende muhungu njya kudukata narangije tuki bigomba kurara bitashe akuganya n'izindi baciyemo mu byo guhaha n'iki n'iki rwose guhaha agenda birambika ariko arakarimo ajyaga barimo byo zakunywa byeriwe zakunywa mitsingi konje n'abatakunywa ngo harakeye birabyana bigomba kurara bitashe ntago mva byarara mu kinani byarara nanjye ibyo ntibindeba dore gutuma amara ntakwihangana ureke twavutse mu buzima bubi tukisangana bigenza se nuko byakira wabigenza se ari ukubyakira abaho gutyo nubwo twavutse tutisanga tumeze gutyo abandi ababyaye none ubwo ese kuki mwavutse muri abakene ukisanga muri abakene imana yabigenye nyine nta kundi ni ukubyakira nuko se ugiye mu buzima burandambiye shangiye rwose mama turi rwose ubukene nimwe bwaturutse kuko isaha ku isaha mushobora kuba mwikundira agacupa ntimumenye ahazaza h'abana banyu ntimuhiteho mukajya mwikurikira ngo murashaje ngo niyo twapfa urukumva ibyacu ntimubitekereze kubera iki iryo kosa rimwe ririho isaha ku isaha ariko se ko n'ababyeyi ndi umukene ntambakujije ahubwo mureke dushire hamwe dukore turebe ko twatera imbere twava muri iki kiburi uzi ko rimwe na rimwe njya ntekereza niba ari mwe mwambyaye kuko isaha ku isaha sinzi niba ari mwe mwantunze ngo ugere iyi saha nkihari ukumva gupfundapfundikanya kujya guhingira umuntu kugira umurare muriye ahubwo rero mwige namwe ejo muba abayobozi nanjye munzamure nk'umuntu wagiye guhingira abantu ntigomwe nkabakoza nkabageza hano wowe zigera ntabiganga wowe utavuze ngo wizamure ngo wenda mu minsi iri imbere uzabura umukino mu rugo nari iwacu twajyaga guhingira abantu kwiga ntabwo byari bihari nk'iki gihe wayabona ukayinywera ukavuga ati nzaba ndubaka kandi ntanayanywaga ariko bana banjye ko ubu bintu muri kumbwira biri kunshengura umutima biri kunshengura umutima rwose mwihangane tuzaba wenda bakire tuzaba bakire waba mu buzima bwawe utarizigamye urukumva uzigame wenda kera wenda nta mafone gabaga nakura n'umuhanga byabaga niko ntiwanashira no kugitenge ukuntu mwashiraga ngo muri mugote niko numvishe bari kuvuga ntiwashira no mu gitenge ko wenda ubwo nabaze nabi ariko wenda kuva narabyara uduhungu wenda ubwo muzakora mu nzamure mu njyana i Kigali nk'abandi
mana kuko waturengera kuko uri kutureba ukuntu tumeze wadufashije kuko ari wowe waturemye ukaba ari wowe ugomba kutugenera n'ikizadutunga mana koko mana ndagusabye rwose udufashe kubona umuryango wanjye wose udufashe tubeho neza kandi ndabigusabye ujya mu buzima hari ikintu agenda abona kirababaza umuntu birabyana umutwe sha birajya kurara mu kinani ntabwo birongera kundarira mu rugo rwanjye adari nawe ukahura n'amacinya we nawe mwabuze akazi mukora ajya murirwa mujyamye mu rugo rwanjye n'iki mbese Gaderina akazi na keza Gaderina yewe Gaderina arangwa Gaderina ndabakunda Gaderina Gaderina we siki gihora wereco cagiye he ko gitari kunyitaba kigaruka kigasanga nyina iyo yagiye wowe Gaderina ni papa enda hano agihera we wagicucoba kimawe ntaco kizimarira papa ndakwitabye urashaka iki wowe ntukwirirwa mu buriro uryamye ukashaka kurya ibyanjye ngo nuko umva wagakwiye gusanga nyoko iyo yagiye wowe wakirumva wowe nta kintu kimaze nta kintu kizigezaho si ubu kirayibona icya gakondo kizigezaho nigejeje koko aho n'abapfuye buri munsi ni ukuduhoza ku nkeke udasiba wagira ngo tuhene ziri mu ifamu nta n'isoni ugiraga warusazaho ubwo ushatse kuvuga ko ndi imbwa na nyoko yapfuye mvuga ngo ndi imbwa sinzi niyo izo ntanga zavuye none ngo ushatse kunyita jewe umva jo ntago nabyemera rwose umva ushatse kumbwira ngo ndi imbwa ariko mana we noneho ntago mururaramo mushatse kunyitiranya n'ihene n'imbwa gakondo ubundi wazabana umugabo nageraho nigejeje muzavuga ati bihemu yari umugabo we aha ibirumbo biraha nta n'agasore nari nabona kagize wenda ngo kaze kansaba umugeni koko ntabwo se bari bakabasubizayo wanywaye uramusharira nk'umwuko babaga bakomakumye mu bidomoro inze mpigama nigire mu nzu wakirumbo uzitwara ikintu tumariye ubupfuna se kandi urite wese ubiteza bitera urambitse ibihugu rero ko birangije rero ntabwo birangiye ngira ngo ntabwo wabirangije na kintu wabirangije papa araje aravuga natwe tuzimanira ngo turi ibigoryi ngo turi ibicucu ntabwo ari twongera no kwinjira mu nzu amasaka yose yasohoye buri wese yabijambaguje rero se nyabwinyo buri guhunguka ari kuza ari guta umutwe iyo nzu ko twayubatse ku mafaranga ga mama igihe ashaka gucuruza aje mu yasira ajya mu gisagara wicara nkubwire iyo buri guhunguka ari kuza ari gutesha noneho ngo ngewe ngo ngo uri ikiremba ngo ngiye naragumiwe ngo mfite amaguru ngimye ngo ngishoka ambye ibintu byinshi avuze bicyago arayisohokamo cyangwa atutse ibintu garagenda niyo mpamvu nari ko musozi nagiye kwa munari sindagana nyine yo hepfo ndi ku musozi ndi gusenye mwamubonye ndi gushaka agade hanaramba yari yambaye ibintu bisana bya imege imeraga munsi y'umusarani none byo bitumije ari kwikarakaza ari guhindura abantu yaguze ipantaro mane umva ngo numubesi niba kuratana cyo namubwira asanga yanarutoragwira hirya muntu za munsi y'indure ubwo yatomboye umuramenyemo n'amazi reka nkubwire iyi nzu dushobora kuyivamo
amategura akayagurisha cyangwa n'inzugi akazikuramo akazigurisha kandi ibi bintu umenya ko natwe dufite cyane ubwo rero ukuntu ibintu byesitaye tugomba gushaka ikintu dukora bikiri bishasha kandi umuntu agakora akaniteza imbere nese umusaza ni ukugira inkoko usanga yagiye kuyinywera ni ukugira urukwavu ni ugusanga yagiye kurunywera ibishyimbo ni ugusanga yadashe ubwo rero niba turajya gukura ikizu wata inzu ko dushobora gusanga n'amategura noneho yayagurishije ahubwo tujye kumunyesi tumureke umurega se birahindura ikimundi ingeso ko ziba ziri mu mubiri mu mutima n'imbere ubundi mu mutima tumuhe ikikoni papa afite umutima uriho ubwoya ibyo kwirirwa uravuga ngo muramuhe ikikoni iki azarumena ati nka musaza wanjye tubigenze dute komera ndakomeye cyane ujya gushaka nyabwenge buri guhunguka muzehe siri muzehe ntabwo ubona ko ndi kuvuga muzehe nyabwenge buri guhunguka hano yatoromye ntawe uriyo yagiye ahubwo ntabwo nje gushaka muzehe yakunda gushaka adini arahari se ubu muri iki weho nawe ra ndi kubona ujya kumuraba muri iki gitondo aho wenda mwari mwavuganye urebye ni ubuhoro n'inshuti yanjye gutyo nze kureba ko wariga muvugishe nta kibazo ikindi bibazo biracyari niho musigaye muradiringa se ni inshuti yanjye gutyo nyine ntawe ngiye akagutwikira nawe kuko nta kintu dusanyaga urururu niba ari ibyo ngibyo rero ni ibintu byoroshye ajya kukurebera nyine yari ari hirya mu gikari kaze ndebe ko byagiye nyaruka mwana yanjye si ubuzima bwinshi agenzura ko akore ko banguka asanga n'ikirimo arimo kugira ngo kugira ubona agira unazi ubona nawe tujya mu cyambu bahabyiwe nawe uraho ona namwe tujya ku cyambu bwo umugwari nta kibazo yazindutse uvuye muri gusiga ari haruguru natwe tukagira ngaha n'ubundi tuba twicaye ntabwo rero hamagaye kuri telefone ngo binganize wese icyo purayisi yawe munsi ari bisi buri gihe ugiye kubera muri bizinesi nyinshi cyane buriya ntabwo nyabona umwanya wo guhamagara ndetse ubu ngubu navuye nko muri Amerika nkavuga ati kaze nkurebe unyure nkuvugishe urakoze pera yagukumbuye ibyishimane wabibonye warankumbuye ashanje ko ari uko asiko muzi ko ndikubona amaze ngutishe byagenze bitema yewe nyine hano ntizigara zisha tutakibonye nanjye nagahomamuwa nagahinda gusa natekereje ibyanjye wume akahita mwibasi mukunzi wanjye ikenshi hano nuko ntako nakubwira kubera ko isiko ndikubona bitangiye itama wavuye kubera iki urabizi iki siko ndikubona gutangira no kurira papa mama yari yihuse
ese muzehe araza kunyege koko wagira ngo turi ihene zimeshe mwana yanjye amusaza nosi aza ari kubataho urugi koko byasinze buri munsi kwirirwa hamwe gusa wawe uramusaza mubayeho gute koko ashe ni ukwihangana ukuri kw'Imana ntabwo nari mbizi nakubona rero nanjye dore niwo nagera hano mu Rwanda mbizi ko ari mvuye kurangura ndi kubona abacupira kuko muri keza aho saruzi imishokera imyate mu mata mwagiraga imyate nabonye uramuvuka nabona ameze nk'ikigo gitireho ngako narimwe yuko nyine nagiye kubona uriya muhungu nshaka kugira ngo uzamuganirize umubwire ko mushaka iwanjye mumuha akazi agenda nkorera sibyo waba ugize neza rero nicyo ndi kwihuta rero ndi kubona ukuntu mama we nukuri ufanga bikeya kanugwera ndakuzisiga amavuta ndi kubona dukeya cyane ariko ni ukwihangana nyine ukaguma mu buzima ubayemo acatonda urufaranga nyine kuzagura urebe ko urakoze imana zawe iraguha umugisha sawa rero rwose wazigiye kanyine ko nagura utuvuta shasha rihangane kuri Imana undi gusa ihangane ndakubonye sha umukobwa wanjye ugiye kumurarura nkana umva ugiye guhura n'urw'imbeho uriye ku mugezi ewe ni wowe undaruriraga umukobwa ntago umva ugiye guhura n'urw'imbeho uriye ku mugezi umva nkubwire muze cyane bara ntabwo mvuze nk'abana bawe biriwe uri kunywa ugasinda ugataha n'ukagada kumwe baye umushinga dore kumwe baye ubera wewe none ubwo ugiye buriya umva ucagire buriya musanze wanjye cyo hariho n'umuhoro nawe ukwaza umva nkubwire muze urakunyebera nk'abana bawe rero ukuntu babaye kubera wewe uri kuboja kunywa ariko ibyo ntibikureba umva nyine nkubwire ibyo ntibikureba umva nkubwire ubwo ugiye no kunsibira iwanjye ntabwo timbagura uje n'umusara gumwe bagareka no mubitega amateka akubise umusara nkamurinda nyine muze uranzi wewe mujya muraza kurarura abana b'abandi nakuvudukana wawe uranzi uba nkubwire muze nkubitiri wanjye sinjye ntabwo nabyemera ko nkubitiri wanjye uba nkubwire muze nafata n'ikibando